Muraho neza bakunzi ba Yes TV Rwanda, turabashimira ko mukomeje kudushyigikira no gukurikirana ibikorwa kuri uru rubuga rwacu. Ni byiza kandi turabikunda kuba tugeze aha ngaha, ni urukundo mutwereka ndetse n'uko mutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Njye mugiye kubana namwe nitwa Gasigwa Emmanuel. Amakuru y'uno munsi turabagezaho amakuru meza ari muri Pi Network kugeza uyu munsi wa none, kandi uraza kumva neza ibyiza bya Pi Network mu minsi iri imbere n'icyo izatumarira, ndetse n'aho bigeze ubu biri gutegurwa n'itsinda ry'abashinze iyi Pi Network. Ni byiza yuko rero ugomba kumva ino video ukayirangiza, uraza gusobanukirwa neza ibyo urimo ibyo ari byo, ibyo uhagazemo, niba bigufitiye umumaro cyangwa se nta mumaro bigufitiye. Ni byiza yuko rero ugomba kumenya ukuri kuri Pi Network, niba ubirimo kandi ukabikora ubizi, niba kandi wifuza no kubijyamo, ino video iragufasha gusobanukirwa neza akamaro ka Pi Network, ubijyemo ubizi utagendeye mu kigare. Nyamuneka niba uri mushyashya ndagusaba gukanda subscribe ugakora no ku nzogera. Amakuru meza ari muri Pi Network ni uko ibikorwa byinshi byo gushyira mu bikorwa Mainnet Open birimo gukorwa neza. Hari ibyiringiro byinshi ko Pi Coin izatangira gukoreshwa mu buryo bweruye mu bucuruzi no ku masoko atandukanye. Abakoresha Pi bakomeje guhuzwa n'uburyo bwo gukoresha no bwo gukomeza gukosora neza ibyangombwa nka KYC, ndetse na gahunda yo kuzamura umubare w'ibigo n'abantu bemera gukoresha Pi nk'uburyo bwo kwishyurana. Twibutse ko gukomeza gukorera Pi no kwitabira ibikorwa byayo ari ingenzi cyane kugira ngo tugire uruhare mu gutuma uyu mushinga ugera ku ntego zawo. Ni byiza yuko rero dukomeza kuyikorera, ducukura, tumayininga, kugira ngo ikomeze guhabwa agaciro ku isoko mpuzamahanga. Umunsi izaba yabaye open, buri muntu wese azabe ahagaze mu mwanya mwiza, kandi izaba ifite agaciro ku buryo buri muntu wese izamugirira akamaro, kubera agaciro izaba yahawe, kubera ubwinshi bw'abantu bayitabiriye. Bizafasha buri umwe wese, yaba umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga witabiriye ino KYC, ino Pi, bizaba byiza cyane. Kuko dukomeza gukurikirana ibyerekeye Pi, twifuza kubibutsa ko uyu mushinga udasanzwe, kuko ufite intego yo gushyira imbere uburinganire mu rwego rw'ubukungu ku isi. Rubyumva rero, ni umwanya mwiza wo kuba mu bantu ba mbere bari kugerageza guhanga iterambere ry'ejo hazaza ry'ubukungu bushingiye kuri blockchain. Naho reka turebere hamwe iby'ingenzi dukwiye kwitaho muri Pi Network muri iki gihe turi kwitegura Open Mainnet
gihe turi kwitegura yuko uno mushinga wa payi warocingwa, ibintu bikaba bimeze neza. Mu gihe rero tugitegereje cyangwa se turi kwitegura, hari ibintu tugomba kwitaho muri iki gihe tugitegereje. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho nawe yuri kasitomu, icyo twakwita nka KYC. Icyo mugomba kwitaho ni ukureba ko mwujuje ibisabwa kandi mukore KYC igihe mugize amahirwe yo gutumirwa. Iki ni cyo kintu cy'ingenzi kizafasha gukomeza gukoresha payi no gutanga agaciro k'ifaranga ryanyu. Aha twavuga nk'igihe baba bagutumiye gukora KYC, kuko KYC ntabwo winjira cyangwa se ntabwo ufungura konti ngo bahite bayiguha. Aha utegereza ba nyir'ubwite akaba ari bo bagutumira, akaba ari baguha ubutumwa bukwemerera gufungura iyo KYC. Ikindi aha twavuga ni nka Mainnet Migration. Muri iki gihe abakoresha payi bemerewe kujyana payi zabo muri Mainnet. Mwibuke ko ibyo bisaba kubanza kuba mwakoze neza KYC. Aha bishatse kuvuga yuko umuntu wemerewe kwimura amafaranga yiwe ari umuntu wakoze KYC akayajyana muri migration. Hari amaduka n'abacuruzi benshi bakomeje kwakira payi nk'uburyo bwo kwishyura. Mukomeze mushakishe ahantu mwakoresha payi zanyu mu buryo bw'ingirakamaro. Turacyakurikirana amakuru mashya ku bijyanye n'igihe nyakuri Mainnet Open izatangira kandi tubasezeranyije ko tukimara kuyamenya tuzababwira bidatinze. Umuntu ukubeshya yuko hari igihe runaka nta gihari, nk'uko byatangajwe mu mpera z'umwaka 2024, ariko ikigaragara cyo ni uko bizatangazwa nyirizina. Gusa iyi tariki yashyizweho 31 z'ukwa 12, ariko ntabwo bari confirmed neza yuko izafungurwa. Niyo mpamvu aha batubwira yuko bizatangazwa. Ntabwo rero turi sure neza yuko uwo munsi ari wo nyirizina, ariko sometime bizabaho, nubwo byakimurwa cyangwa se ntibikorwe kuri uwo munsi, ariko icyizere gihari ni uko bizagenda neza. Nk'uko mwabimenyereye hano kuri ESTV Rwanda, intego yacu ni ukubagezaho amakuru yizewe no kubafasha gusobanukirwa neza ibyerekeye cryptocurrency, cyane cyane Pi Network, ndetse no kubafasha mu rugendo rwanyu rwo kwinjira mu bukungu bwa digitali. Ese Pi Network izagira agaciro? Yego, Pi Network ifite amahirwe akomeye yo kugira agaciro k'ifatizo, cyane cyane iyo habayeho iterambere ryiza muri gahunda yo gutangiza Mainnet Open. Agaciro k'ifaranga rya Pi kazagenwa n'uko abakoresha n'abacuruzi b'ahantu hatandukanye bazayishyiramo icyizere. Aha twavuga urugero nk'uko Bitcoin yagize agaciro igatumbagira cyane, nuko
batandukanye b'abacuruzi hirya no hino ku isi bayihaye icyizere bakayizera cyane, igakoreshwa ikitabirwa. Ibi byatumye Bitcoin itera imbere cyane. Niyo mpamvu rero na Pi Network bitewe n'ukuntu iri kwitabirwa kandi iri gukundwa n'abantu benshi, ariyo mpamvu nayo izagira agaciro. Aha ngaha twamara nk'impungenge impamvu yagiye itinda cyane, ikaba imaze igihe kiringana gutya, bamwe bakaba baracitse intege kandi abazi agaciro ka crypto bakaba barakomeje kumayininga. Aha impamvu byabayeho ni ukugira ngo umubare w'abayikoresha ugumye kwiyongera, noneho ugumye ihabwa agaciro. Kugeza uyu munsi umuntu ukimayininga ubu ngubu ifite agaciro gakomeye cyane, kandi uko umubare ugumya kwiyongera niko agaciro kagumya kwiyongera. Aha reka turebe uko twategura iterambere rya Pi yacu. Ujye ushaka igihe cyo kumenya uko blockchain, Pi Network n'ibindi bifaranga rikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bikora. Intego mu gukanda buri ntucike intege mu gukanda buri munsi, kuko buri gikorwa ufite uyu munsi kizagira umumaro munini mu gihe kiri imbere. Niba ufite inshuti cyangwa umuryango batari muri Pi, ni ingenzi kubatumira, kuko umubare w'abakoresha ari wo ugira uruhare runini mu gutuma Pi igira agaciro mu buryo bwihuse. Ni byiza ko rero utumira inshuti n'abavandimwe, yaba famiye yawe, yaba umugore wawe, cyangwa se niba umufite umwana wawe, kuko uko mukomeza kumayininga muri benshi niko mukomeza kwihereza agaciro gakomeye cyane, bityo bikaba byakugirira umumaro nawe bikamugira umumaro n'uwo ari we wese. Ni byiza yuko rero buri muntu wese ugomba kumushishikariza gukanda gufungura Pi Network akajya amayininga. Ibi bizatuma umubare wiyongera, bitume n'umubare w'amafaranga wiyongera. Vuba aha rero turategura video nyinshi zizatanga ibisobanuro birambuye kuri ibi byose, ndetse no kubagezaho ubundi buryo bwo gukoresha neza Pi mu mishinga yanyu y'iterambere. Mukomeze mukurikire ESTV Rwanda, ntimuzacikwe n'ibiganiro bindi bishya kandi bifite umwihariko. Twese hamwe turimo twandika amateka y'ubukungu bushya. Murakoze kandi mugire ibihe byiza. Nyamuneka rero niba utarakanda subscribe, ni byiza yuko uyikanda, kandi niba unasanzwe kanda like, ujye no muri komenti utubwire icyo tuzagukoreraho ubutaha, ibyo tuzaganiraho ubutaha. Kandi nyamuneka ino video niba ubona hari undi muntu yafasha, ni byiza kuyimusharinga nawe agasobanukirwa ibyiza bya Pi Network n'agaciro yakomeza kugira igihe ari kumayininga, igihe umubare wiyongereye. Ni byiza yuko rero mugenzi wawe nawe yiyongera muri uwo mubare. Musharinga ino video abashe gusobanukirwa neza ibya Pi Network n'akamaro kayo n'ibyiza byayo biri imbere. Reka tubane muri video zitaha. Ndabashimiye. ESTV Rwanda, ikoranabuhanga, menya hitisi, cryptocurrency rutahure, amakuru mashya, buri munsi kuri shene. ESTV, aho twunguka ubumenyi, amakuru atandukanye, ikoranabuhanga, cryptocurrency turasobanura. Pi
Network twaguteguye, uramenya neza dufite byinshi by'ingirakamaro. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri shene. Yes TV, aho tunguka ubumenyi. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri shene. Yes TV, aho tunguka ubumenyi. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV, niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza twubaka ahazaza, ikoranabuhanga rikure mu bwigunge. Yes TV izabana nawe byose ubimenye, dukomeze gushaka kumenya ukuri. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri shene. Yes TV, aho tunguka ubumenyi. Kurikira Yes TV, ntuzacikwe n'inkuru, amashusho n'amajwi byose birahari, ikoranabuhanga iragutegereje. Yes TV Rwanda, twese turi hamwe. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV, niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza twubaka ahazaza, ikoranabuhanga